Ejo hashize abenshi muri mwebwe mwabonye amafoto y'umuyobozi w'umujyi wa Kigali Bwana Dusingiyumva Samuel yitabiriye igikorwa cyo kwemeza imyirondoro no gufotorwa kugira ngo azabone iyi ndangamuntu koranabuhanga. Muri make, iki gikorwa cyo gufotora no gukusanya imyirondoro kugira ngo twese Abanyarwanda tuzabone iyi ndangamuntu koranabuhanga cyatangiye, kandi biri kuvugwa yuko mu cyumweru gitaha mu ntangiriro zacyo abambere baraza kuba bazifite zino ndangamuntu. Rero ndatekereza benshi muri mwebwe mutarasobanukirwa iyi ndangamuntu koranabuhanga icyo ari cyo ndetse n'ahantu hatandukanye n'iyi ndangamuntu isanzwe yari iriho. Uyu munsi rero ngiye kwereka ubundi iyi ndangamuntu koranabuhanga ni iki, ituzaniye iki nk'Abanyarwanda, ibyiza byayo, ibibazo byayo ndetse n'ukuri kutavugwaho na benshi. Gendigarius nk'ibisanzwe aha ni kuri Dual TV. Ibuka gukanda subscribe niba utarayikora, ukande like, share na comment kandi utange igitekerezo cyawe nawe utubwire uko ubyumva. Ese ubundi iyi ndangamuntu koranabuhanga ni iki? Mubyumva gute? Iyi ndangamuntu koranabuhanga ni indangamuntu ikoresha ikoranabuhanga rya chip. Bivugwa yuko izajya ibirimo amakuru yawe y'ibanze kuva uvutse kugeza amagingo aya ngaya. Urugero, izajya ivuga umwirondoro wawe ndetse kandi inavuga umwirondoro w'abiwanyu, aho wavutse, aho wakuriye, aho wigiye, aho ukora ndetse n'ibyo ukora. Ikindi kandi iyi ndangamuntu koranabuhanga izajya iba ifite n'amakuru yawe ya buri munsi. Urugero, amakonti ufite mu mabanki atandukanye, ingendo umaze gukora mu bihugu bitandukanye ndetse kandi n'ibikorwa byawe byose ukorera online. Iyi ndangamuntu izajya iba ifiteho amakuru yuzuye. Ikindi kandi iyi ndangamuntu koranabuhanga izajya iba iriho nimero ya telefone yawe ukoresha, ibikumwe byawe, imboni z'amaso zawe ndetse n'ifoto yawe kugira ngo ibe ifite ibice byawe by'umubiri bikenerwa mu gukusanya amakuru. Ikindi kandi iyi ndangamuntu koranabuhanga biragoye kuyibura cyangwa kuyitakaza ndetse kandi biragoye cyane kuyiba kuko nyine iyi ndangamuntu system izajya iba muri system ntiboneshwa amaso, izajya iboneshwa amaso na scanner cyangwa machine. Urumva ko ni ibintu byoroshye bizajya byoroshya umurimo. Ubundi iyi system y'irangamuntu koranabuhanga yari isanzwe imenyerewe gukoreshwa mu bihugu byateye imbere cyane cyane ibiri ku mugabane w'i Burayi. Aha ngaha twavuga nk'igihugu cy'Ubudage, Ububiligi, Ubutaliyani, Croatia, Luxembourg ndetse n'ibindi. Sawa gusa no ku mugabane wa Aziya hari ibihugu byatangiye kuyikoresha. Aha twavuga Ubushinwa, Korea y'Amajyepfo, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu n'ibindi. Gusa nanone aha muri Afurika bivuga yuko ikoreshwa mu gihugu kimwe aricyo Afurika y'Epfo. Ibindi bihugu harimo nk'u Rwanda, Kenya, Nigeria biracyari mu nzira yo kuyishyira mu bikorwa ndetse no gukusanya aya makuru n'imyirondoro y'abantu ngo babashe gutangira kuyikoresha. Noneho mureke turebere hamwe ibyiza iyi ndangamuntu koranabuhanga ituzaniye nk'Abanyarwanda muri rusange. Mbere na mbere iyi ndangamuntu ije kwihutisha serivisi. Urugero, nk'ubu ngubu hari ahantu wajyaga ugiye kwaka serivisi bakagutuma icyangombwa runaka ukajya kukizana iyo kure wenda aho wavuye bitewe n'aho uri ubu ngubu, bikaba byagufata umunsi cyangwa iminsi ingahe utarakizana. Ariko mu gihe ufite irangamuntu koranabuhanga nta mpamvu yo kongera gukora izo ngendo kuko imyirondoro yawe yose, ibyangombwa byawe byose bizajya biba biri muri iyi rangamuntu. Urumva yuko ako ngako kakemutse. Kabiri, iyi rangamuntu koranabuhanga ije kugira ngo haveho ubujura bw'irangamuntu ndetse no gutakara kwayo. Iyi rangamuntu koranabuhanga kuko nyine iri muri systeme ya digitale biragoye ko wayita kuko nyine niyifatika izajya iri muri systeme. Nyine uri kubyumva nawe nk'uko ufite amafaranga ari kuri telefone atari tangible, ari amafaranga nyine ari muri systeme ari mu kirere. Nuko niyo rangamuntu nayo izajya iba imeze. Aha ngaha Minisitiri w'Ikoranabuhanga, ICT and Innovation, Madame Paula Ingabire mu kiganiro yaganirije itangazamakuru ry'igihugu cy'u Rwanda RBA yavuze ko iyi rangamuntu bizajya biba ari code umuntu afite mu mutwe agende ayivuge aho ageze hose, then bahita babona imyirondoro abone kwaka serivisi y'ibyo akeneye. Urumva yuko ni ibintu byoroshye, ni agakode ntabwo bizajya bisaba kubika mu ikofi ya rangamuntu yafatikaga, ni imibare yonyine cyangwa akaba ari n'ikindi kintu ko kiri code bazajya baguha kugira ngo ubashe kuba wakibonera serivisi nawe z'Abanyarwanda zose zitangirwa muri iki gihugu. Gatatu, irangamuntu kandi yakozwe kugira ngo habeho kurinda amakuru yawe yifashishijwe umutekano wa digitali. Kugira ngo ubyumve neza, reba amafaranga aba ari kuri telefone yawe ukuntu aba afite umutekano kurusha amafaranga ari mu mufuka wawe, kuko aya ngaya amafaranga ari mu mufuka wawe ushaka kugira ikibazo ukanyagirwa akaba yacika. Ariko aya ngaya muri systeme, aya ngaya nyine twita amafaranga ari kuri mobile money yacu, aya ngaya afite umutekano, niyo bakwiba phone uragenda ugaswapurisha ukayasangaho. Nicyo bisobanuye n'irangamuntu nayo izajya ifite umutekano wizewe ku buryo amakuru yawe nakongera kuyatakaza. Umuntu atagira irangamuntu uyitoye agasoma imyirondoro ye akaba yagira icyo ayikoresha mu buryo bwo kwangiriza uwo mugenzi we. Irangamuntu rero irangiye yaje kugira ngo ifashe mu kurinda amakuru yawe mu buryo bwa systeme iri digital. Kane, irangamuntu ije kugira ngo ifashe leta kumenya umubare w'abaturage bari mu gihugu neza nta kujijinganya. Ukibaza ngo ni gute?
Ubundi iyi rangamuntu isanzwe yahabwaga umunyarwanda uri hejuru y'imyaka 16, igahabwa umunyamahanga ubishaka ndetse kandi igahabwa n'impunzi. Mu gihe noneho iyi ngiyi rangamuntu koranabuhanga hongeyemo ibyiciro bitatu, izajya yongerwa ihabwe umuntu udafite ubwenegihugu na bumwe kuko iyo mibare mu gihugu iracyahari, ndetse kandi yongere ihabwe abimukira baje muri iki gihugu cyacu. Nyine ubwo uhita ubyumva yuko buri muturarwanda wese uri muri iki gihugu wese azajya aba afite irangamuntu, bizaba byoroshye kumumenya ibyo arimo, ibyo ari gukora. Nyine leta izajya imenya byihuse ukuntu bimeze mu gihugu mu baturage bayo. Icya gatanu, iyi rangamuntu koranabuhanga ije kugira ngo yoroshye serivisi zakoreshwaga kuri online, kandi ikindi irangamuntu koranabuhanga izajya ikoresha mu buryo bw'imihahirane cyangwa mu buryo bwa bizinesi mpuzamahanga. Ndetse kandi nk'uko nta kitagira ingaruka nziza n'imbi, irangamuntu nayo hari ingaruka nyinshi ziri kugarukwaho n'abantu benshi, bivuga yuko zizaba ari mbi n'impungenge n'ibibazo izaba ituzaniye nk'abanyarwanda muri rusange. Rero nimunyemerere turebere hamwe ibibazo n'impungenge iyi rangamuntu koranabuhanga ishobora kuduteza. Dore ingaruka ya mbere mbi bivuga yuko iyi rangamuntu koranabuhanga izatuzanira. Mbere na mbere, iyi si iri ku muvuduko w'iterambere ryihuse ikizwi nka digitale, kandi iyi si imeze gutya iri kurera abazwi nk'abahaka. Ushobora guhita wibaza ngo abahaka ni bantu ki? Ndatekereza benshi murasobanukiwe abahaka murabazi, gusa ku mutabizi abahaka aba ni babandi bashobora kwinjira muri system iri digitale mu buryo butemewe, akaba yamenya amakuru yawe, akaba yayifashisha mu nyungu ze bwite. Kandi murabizi yuko irangamuntu koranabuhanga izajya ifite amakuru yawe yose y'ingenzi akenewe, ubwo rero na konti za banki bisobanuye ko ashobora no kuza kuyifashisha ari kujya gukora amafaranga kuri banki yawe mu buryo butemewe. Bitandukanye n'irangamuntu yari isanzwe, umuntu ashobora guta undi yayitora akabona amazina ye, aho yavukiye, tariki yavukiye ndetse na nimero y'irangamuntu akaba nta kindi yayimaze. Iki nacyo ni ikibazo giteye impungenge abenshi. Ikibazo cya kabiri gikomeje gutera impungenge abatuye u Rwanda. Ese byagenda gute systeme iramutse ipfuye? Ko ibi bintu by'ikoranabuhanga bikunze gutenguhana. Murabizi ni kenshi ujya nk'urugero muri banki ugiye nko kubikuza cyangwa kubitsa amafaranga yawe, ikibazo cya internet kikagenda gake cyangwa kikabrokeninga ukaba wata umwanya wawe ngaho. Ese byagenda gute irangamuntu koranabuhanga systeme yayo iramutse yangiritse? Icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Ikindi kibazo cya gatatu ngiye nabonye kandi cyo gikomeye cyane. Iyi systeme ni nziza ariko cyane cyane irumvikana ku bantu bize ndetse kandi bazi gukoresha ikoranabuhanga. None se wa musaza na wa mukecuru biyo ngiyo batazi ikoranabuhanga urikora gute? Ese uyu nguyu irangamuntu koranabuhanga izamumariye iki mu gihe atazi kuyikoresha? Icyo ni ikibazo gikomeye, nagatekereje ko leta yari ikwiye nacyo kukicira ikagitekerezaho, ikibaza se abangaba batabasha gukoresha ikoranabuhanga, cyane ko twese mu Rwanda hari n'abadafite telefone. Abangaba byagenda gute rero? Noneho mureke tunarebere hamwe ibyiza irangamuntu izadufasha ejo hazaza. Mbere na mbere biravugwa yuko irangamuntu koranabuhanga ishobora kuzahuzwa na pasiporo. Ubwo ni ukuvuga ngo kwa kundi wagendaga witwaje pasiporo ukajya guteresha, ahangaha ntabwo bizaba bigihari kuko irangamuntu koranabuhanga yawe izajya ihita ibigufashamo uhita utambuka nta kujya kunyura muri izo stress zose. Icya kabiri, irangamuntu koranabuhanga izajya ikoreshwa mu bucuruzi mpuzamahanga. Gatatu, izajya ikoreshwa kandi mu matora nk'ibisanzwe nyine nk'irangamuntu zose. Kane, biri kuvugwa yuko iyi rangamuntu ishobora kuzaba irangamuntu ya Afurika. Nyine ibihugu byose nimara kumenya iyi systeme bizajya biba byoroshye ko irangamuntu yakoreshwa mu bihugu byose, nta kuvuga ati iyi ni umunyarwanda, iyi ni yandi, wakubura umunyafurika uhita uyikoresha. Ariko ibyo ngibyo ni prediction zacu nuko tubibona, nyine ntabwo turabimenya ngo ni amakuru yizewe. None se wowe ubitekerezaho iki? Iyi ndangamuntu koranabuhanga ije kutworohereza cyangwa hari ibanga ryihishe inyuma? Tubwire muri comment uko ubyumva. Wibuke gukanda subscribe aha kuri Duo TV, genda igayese nk'ibisanzwe, tubonane mu nkuru zacu zikurikira. Ciao.